Reka twekeze muri equipe ya Sport bimwe mu byongeye kuba nagarukaho neza cyane n'abayobozi ba Sport barimo barapanga guhura urambaza ngo bagiye kuganira ku biki hari ikintu kimwe ngo baraza kuganiraho neza cyane gishobora gutuma wenda batwara igikombe cyangwa se bakitwa neza by'umwihariko naza kuba nabigarukaho neza cyane ariko barimo barapanga guhura abagabo bagera kuri bane barimo barapanga guhura bakagira ibyo baganiraho ndetse no gutegura derby by'umwihariko naza kubwira gahunda hari mu Rayon Sport nyuma yo kunganya na Gasogi ibintu ntago bimeze neza nazo komoza kuri Faringanye mu bitaro hari ukuntu arimo baramushakira amafaranga Faringanye nazo kubwira uko biteye kuri Faringanye mu bitaro hari amafaranga gose barimo barakusanya ngo bahereze Faringanye so ndaza no kugaruka ku mubano w'umutoza Robertinho ndetse na Ayabonga Rebetsa nawe gose ndaza kuba nabigarukaho murabizi ko Rayon Sport yahuye n'ibibazo by'uko Serami nawe byabaye kwaserera mbese ni ibibazo muri Rayon Sport ariko abagabo barimo barateganya kugira gute guhura so ngiye kuba nabigarukaho neza cyane nisere ko abafana ba Rayon Sport mwese muhari neza cyane nubwo Rayon Sport itameze neza ariko ndizera ko wenda muraza kugira gute hari igihe kizagira mugasubira mu bihe byiza ariko so reka nze dukomeze ni inkuru neza cyane umuntu wese utakana subscribe na kandi subscribe ubundi twigire muri izi nkuru za Rayon Sport so angira ngo ikintu cyambe kiriho nuko gose ubuyobozi bwa Rayon Sport abagabo batandukanye bagera kuri bane hagati y'ejo kwa kabiri ndetse no kwa gatatu bapanze ko bagomba kugira gute guhura ahantu hamwe bakicara hamwe bakagira ibyo bagira gute bakemura ariko by'umwihariko bari bapanze ko bagomba kwiga ku mukino wa APR FC by'umwihariko kugira ngo ikintu kimwe ari kwemeranyaho nuko uyu mukino bafitanye na APR FC amahirwe 70% niwo uri hagati igikombe kiri hagati y'uyu mukino kuko abarimo navuga ko igihe Rayon Sport yaba yatsinze yabifite amahirwe ko yatwara igikombe abakinyi bakura morali kuri iyo match ku buryo bashobora no kwitwara ku neza ku yandi ma equipe ikindi nuko bavuga ko igihe cyose APR FC yaba yabatsinze nuko gose nabo gutwara igikombe bya bigoye cyane APR FC rero ryaba ari rimwe iba yagiye ariko na prime ni bari prime nayo gose baraza kureba uko babigenza ariko bapanze ko uyu mukino ari wo gose ari ryo zingiro z'igikombe kuri iki cyumweru ariko ngira ngo ni Rayon Sport ifite ibibazo by'abakinyi ahanini ifite ibibazo by'abakinyi iri kubura so ngira ngo Rayon Sport icyo bose wamenya nuko ubwo imyitozo irakomeza ariko ikindi nuko gose muri Rayon Sport gahunda yari ubu tuvugana nuko abayobozi baratuje ubu tuvugana abayobozi baratuje nta kintu bari gutangaza ariko bemeranyije ko bagomba guhura bakagira gute bagakemura bimwe mu bibazo ibishoboka bazabikemura ibishoboka bizabafasha gutegura uyu mukino wa APR FC bumvikanye bose bagomba kugira gute gukemura ibishoboka ubundi bakagira gute bakazajya muri derby hari ibibazo bimwe na bimwe byakemutse nubwo hatabura ibindi ariko bazamanza bajye muri mood ya derby ubundi ibindi bizaza nyuma ya derby ubwo bavuze ko uyu mukino ari wo zingiro ry'igikombe cya championnat bumvikanye ko nibatsinda uyu mukino wa APR FC ikintu kiriho nuko gutwara igikombe bizabikubiye nka 75% ariko n'urugamba ni Rayon Sport yari yagejeje no guhemba kwa gatanu kugira ngo abakinyi bakine match Gasogi bameze neza ariko ni Rayon Sport ubona ko ifite ibibazo bitandukanye byabaye gwaserera kuri Serami murabizi byafana wa Sport aho twabigarukaho cyane ariko ikindi kuri Faringanye nuko Faringanye aho agwari mu bitaro ngira ngo bamubaze kwa gatandatu ku mugoroba so nimba mbyuka neza ni kwa gatanu ku mugoroba hagati yo kwa gatanu ku mwana no kwa gatandatu Faringanye yarabazwe ubwo ari mu bitaro ariko ikintu kiro nuko amafani club abayobozi batandukanye abagabo batandukanye barimo barakusanya amafaranga yo gufasha Faringanye miliyoni zigera ku 10 barimo barayakusanya kugira ngo Faringanye byibuze azagerageze kugira gute gukira vuba
So ku kibazo cy'abakinnyi batandukanye, Adrien Jarowe ntawe uhari sinzi, gusa ashobora kuzahabwa iminota ku munsi wo kuwa kane igihe bazaba barimo bakina na Gorilla, ashobora kuzahabwa iminota ya nyuma, ariko Adrien Jarowe rwose abafana ba Sport ntimuzamutegeze nk'umukinnyi uzagira gute uzagaragara mu kibuga kuri derby cyangwa se ku yindi mikino itandukanye, kuko rwose Robertinho yamaze kubyemeza ko ari umukinnyi atazakoresha cyangwa se karita afite rwose atazemera. Ikindi wamenya nuko muri Rayon Sport umutoza Robertinho ndetse na Yabonga nuko burya abatoza ntago bajya bumvikana, buri wese akora akazi ke n'undi agakora akazi ke. Yabonga Rebitsa akora ikigendanye na fitness akagira gute agaheza abakinnyi Robertinho, ariko hagati yabo nta connection igibamo cyangwa se ntabwo bajya bumvikana. Mabizi ko Yabonga Rebitsa igihe yaragiye muri Afrika y'Epfo, uyu mugabo Robertinho niwe wahise ugira gute uzana igitekerezo cyo kugira gute cyo kuzana Corneille ngo amubere fitness coach. Murabizi ko no kugira ngo uyu mugabo agende, Corneille Robertinho nawe yabyemeraga neza, ariko na n'ubu rwose buri wese akora gahunda ze, buri wese agakora inshingano ze, ariko nabo ntabwo bajya bumvikana neza. Sinzi ukuntu bigenda, ariko songera ngo muri Rayon Sport ubwo nibyo, ariko umwuka uhari ubu ngubu bwose butuvugana buri wese ari muri gahunda ze, ariko ikintu cyari nuko bagomba kujya gute guhura. Imyitozo irakomeza, ubwo tuzagenda dukomeza kugenda tumenya n'andi makuru menshi cyane muri iyi Miss Derby ikomeje cyangwa se ibintu bikomeye cyane.